Bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Ni Jean Pierre Uwurukundo, nishimiye kongera kubana namwe kuri televiziyo Kiliziya Imwe, aho tuganira ku bintu bitandukanye bidufasha mu kwemera kwacu. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro cyacu tumenye abatagatifu, by'umwihariko abatagatifu dufite mu gitabo cya Kiliziya babashije kwandikwa, dufitiye amateka ndetse n'ibyo bakoze bikadufasha mu buzima busanzwe. Ngira ngo nkubwire ko abatagatifu ni benshi, hari n'abo tutazi kuko Imana niyo imenya byose, ariko hari ibyo tuba dushobora kubonesha amaso yacu tugaheraho bitubera urugero. Uyu munsi rero tugiye kureba Mutagatifu Delphina. Mutagatifu Delphina yizihizwa ku itariki 26 Ugushyingo buri mwaka. Mutagatifu Delphina yabayeho hagati y'imyaka 1284 kugeza mu mwaka w'1360. Delphina yavukiye i Sinye mu Gifaransa mu w'1284. Yari umukobwa wa Guillaume wa Sinye, akaba yari umuntu ukomeye. Nyina yitwaga Delphina wa Balasi. Delphina yapfushije ababyeyi be bombi afite imyaka 7 yonyine. Mu mwaka w'1291 nibwo abo babyeyi be bamushyizeho. Nyirasenge witwaga Cecilia wa Puge niwe wayoboraga ikigo cy'abamonakikazi cyari i Sorbis. Ubwo yafashe Delphine utari ugifite ababyeyi ngo amwiyegereze ndetse amwiteho. Bavuga ko yari mwiza ku buryo igikomangoma Karoli wa kabiri, umwami wa Naples, yashatse kumushyingira Eliezer wa Sobrane nawe wari igikomangoma, ariko Delphina ntiyabishakaga. Gusa kubera amahane y'umuryango byarangiye yemeye gushyingiranwa nawe. Bashyingiranywe mu mwaka w'1299, ariko ku mugoroba w'ubukwe bwabo Delphina yashoboye kumvikana n'uwo bashyingiranywe, bemeranya kwifata. Babanye muri urwo rugo, umwe ari nka musaza w'undi, undi ari nka mushiki w'undi. Barifashe, basenga ubutitsa kandi bibabaza. Bamaranye imyaka igera kuri 27 ari amasugi. Eliyazari yaje mu Butaliyani i Naples, ahamara imyaka 4. Nyuma aza gushaka umugore we kugira ngo bajye kubana i Naples. Ahagana mu mwaka w'1321 Eleyazari yagarukanye n'umugore we i Avignon mu karere ka Puy-Michel bari barahawe kuyobora. Yashyizeho gahunda yo kwirukana ikibi muri ako karere no kurwanya ubukene bwari bwarayogoje ako karere. Icyo gihe umwe yari afite imyaka 23, undi afite imyaka 21. Bashyizeho itegeko ryagombaga gukurikizwa na buri wese nta kuvangura, yaba
uwo mu bakomeye yaba na rubanda rugufi. Buri wese yagombaga gukurikiza imigenzo ya gikristo. Gukina urusimbi barabibujije, babuza abasirikare bakuru kugira uwo bagirira nabi, babuza abakomeye gushikamira abakene bitwaje uburenganzira bahabwa n'umuco. Kandi Elizeyari ubwe akajya kuvura abarwayi ibibembe. Delphine na Elizeyari bashakaga gukurikira urugero rwa Mutagatifu Francisco wa Asizi rwo kwikenesha rwose. Ku itariki 22 Nyakanga 1316, Delphine na Elizeyari bakoze rwihishwa amasezerano ya burundu yo kubaho mu busugi. Bayakorera muri chapelle yari mu igorofa rya Ansuri. Kuva ubwo binjira mu muryango w'Abafransisikani baba mu buzima busanzwe. Tueur ordre. Delphine na Elizeyari barakundanaga cyane bikomeye, kandi imbuto zabyo za roho zikagaragarira buri wese. Kimwe mu byerekana ko bari barahuje imitima, bakundanaga cyane, nuko Delphine yamenye ko Eliezer yaguye i Paris, aho yari yagiye ari ambasaderi. Iyo nkuru Delphine yayimenye ataranayibwirwa. Nyuma yaje guhamagarwa i Paris mu by'imiryango maze apfirayo mu w'1325. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we, Delphine yaje kwibera ahitwa Cabrieres, nyuma aza gusubira i Naples. Atangira kubaho yikenesheje, atunzwe no gusabiriza mu Butaliyani hose no muri Sicile. Yatungwaga n'ibyo bamuhaye. Asubiye mu Bufaransa, yagurishije ibyo atunze byose abiha abakobwa bakennye bashakaga amafaranga ngo bashobore gushyingirwa. Nyuma yasubiye i Cabrieres, atura mu nzu yari imeze nk'ishaka gusenyuka. Nyuma yaho umusaza we Guillaume wa Sabrane amutegeka kwemera gutura mu cyumba cy'igorofa rye. Ubwo Delphine noneho yahisemo kwambara ikanzu iboshye mu bwoya bumeze nk'ubw'ibigunira, akikenyeza umugozi, akambara ivara. Yaryamaga ku byatsi kandi akabaho acecetse. Igihe yabonaga ashaka ko bamuzanira icyo kurya, yavuzaga inzogera. Icyateraga Delphine gusabiriza ni uko kuva mu mwaka w'1333 yifuzaga kubaho gikene. Aho abitangiriye, abantu bakamuseka cyane, ariko kandi bakamwegera bashaka kumva inyigisho ze. Abandi bakamwegera bashaka kumukuraho kugira ngo bakire indwara barwaye, kuko kuva mu mwaka w'1343 yagiye akora ibitangaza byinshi, ku buryo nyuma y'urupfu rwe habaruwe ibitangaza bigera kuri 60 byemewe na Kiliziya. Yapfuye ku itariki 26 Ugushyingo 1360, atabaruka afite imyaka 76. Umubiri we uri muri katedrali ya Apt, iruhande rw'umubiri w'umugabo we Elizeyari, nawe wabaye umutagatifu. Iyo kiliziya yarasenyutse ntayikiriho. Mutagatifu Delphine
yiyambazwa n'ingo zigishyingwa, bakaba bifuza kubyara abana. Tumwizihiza ku itariki 26 Ugushyingo buri mwaka. Murakoze cyane, twigire ku batagatifu, natwe tuzagere aho turi, aho bari, kandi natwe tuzavemo abatagatifu. Byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu, umupadiri wa diyoseze ya Byumba. Ku yandi makuru, ku nyandiko twakusanyije ku mibereho y'abatagatifu, wabariza kuri nimero ya telefone usanga muri link kuri iyi channel. Murakoze, mwaguma muduha ibitekerezo, kandi dukomeje kubana mu gice cy'abatagatifu twizihiza.